Yes, nongeye ikaze w'inshuti aho uherereye ku isi hose ubasha kutwumva cyangwa ubasha kureba video zacu ngo haye ikaze kandi ndagushimiye kuko ngiye guhurira kuri murongo wa YouTube channel Nibyo Gatanu TV. Muri kano kanya rero tugiye kuganira nanone ku kintu cyafasha ubuzima bwacu kugenda neza. Nongeye kwibutsa ko iki ni ikiganiro y'isi dutuye, ariko noneho kandi kakaba ari agace k'ubuzima aho tureberamo ibifasha umubiri wacu cyangwa se icyatuma amagara yacu arushaho kugenda amera neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira turebera hamwe uburyo ki umubiri wacu twakomeza kuguyaguya cyangwa se umubiri wacu wakomeza kumererwa neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiribwa cy'ingenzi, ikiribwa cyiza cyane, ikiribwa kidasaba kuba ufite amafaranga menshi, kidasaba ibya mirenge, kandi kigatuma ubuzima bwacu bugenda neza cyane. Umunsi rero tugiye kuganira cyangwa se tugiye kurebera hamwe ikiribwa bita ibihumyo. Ibihumyo cyangwa se mushroom. Ibyo tugiye kuganiraho turebe ibihumyo, ese ibihumyo bahanga mu buzima bivugaho iki, ese bifite uwe mumaro mu buzima bwacu, ese ni iki bifasha umubiri wacu. Rero ndagira ngo musabe ino video nigucike kandi musaba rero kino kiganiro kindi kirangira kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibijyanye n'ibihumyo. Kandi nongera kwibutsa ko iki ni ikiganiro isi dutuye gikurikira kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV, kandi mugakigizwaho na Tom. Ikindi nkwibutsa, ushobora kuba wenda nubwo bwa mbere urebye video zacu, birashoboka rwose, birashoboka. Nta kindi ngusaba rero nubwo bwa mbere nawe injira mu miryango inshuti zacu, nta kundi wakinjiramo urakora subscribe cyangwa se ugande kuri subscribe. Kandi video nimba yagushimishije wayikunze ukore like, kandi nawe usanganywe nta kibazo rwose video irebe ukore like. Kandi hari ikindi kibazo ushaka kutubwira cyangwa se kutumenyesha, watwandikira wacyandika munsi muri comment ya video ukatubwira uko wabibonye, niba si ibintu ubona uko bimeze. Kuko rero ngo haye ikaze ntuci. Ubundi ibihumyo iyo turebye mu mateka atwereka ko ibihumyo byari byo mu myaka iri mu bihumbi 13 ishize. Kandi cyane cyane ugasanga nk'abantu benshi bakunda kubikoresha cyane Abashinwa. Muri Abashinwa bakunda ibihumyo cyane kandi bakabikoresha cyane, dore ko babikoresha nk'aho ari umuti bari gukoresha, wagira ngo sinikiribwa baba bari bikoresha nk'umuti, kuko bazi umumaro wabyo ukuntu ufasha umubiri w'umuntu gukomeza kwiyubaka umererwa neza cyane. Kandi ugasanga mu Bushinwa barabihinga cyane, muri Amerika ugasanga barabihinga cyane. Ibihumyo bihingwa ahantu henshi ku isi, kandi abantu benshi barabikoresha cyane. Rero ibihumyo abahanga mu by'ubuzima bavuga yuko byihishemo ibanga rikomeye cyane ry'ubuzima, kandi ryihishemo ibanga ryo gufasha ubuzima bwacu kumererwa neza cyane. Kandi gato munyihanganire numva ijwi ritameze neza, ni climate change. Kandi impamvu rero ibihumyo abantu benshi babifata ikintu cyihariye cyangwa se nk'ikintu cy'ingenzi cyihariye ku buzima bw'umuntu, usanga nta binure bibi bibamo, nta n'ibintu bibyibusha ngo bitarimo ibihumyo wasanga birimo, ahubwo usanga bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye kandi z'ingenzi ku magara yacu. Rero nk'uko twavuze haruguru, ku isi hose aho waba uherereye ku isi hose ibihumyo wabibona, kandi ugasanga byifitemo intungamubiri, vitamine nyinshi cyane zitandukanye. Usanga harimo n'ubutare bugiye butandukanye. Kandi ibihumyo birimo vitamini B. Iyo vitamine ikaba ikenewe mu mikorere myiza y'imitsi n'imikaya. Kandi nanone ino vitamine B ituma n'uruhu rumererwa neza. Kandi nanone ibihumyo usangamo vitamine D. Kandi ngira ngo nkwibutse ko iyi vitamine D ni ibihingwa bike ushobora gusangamo vitamine D, ntabwo ikunda kuboneka mu bintu by'ibihingwa, ariko mu bihumyo vitamine D uyisangamo. Iyi vitamine D rero igira akamaro gakomeye mu buzima bw'amagufa, bigatuma calcium yo mu rugero yo mu magufa iguma ku rugero rukwiye, kuko ituma n'amagufa akomera, ku buryo amagufa biyarinda kuvunagurika mu buryo bworoshye. Iyo amagufa akomeye ntabwo avunika mu buryo bworoshye.
bituma rero amagufa akomera. Cyangwa se nanone bigatuma amagufa atabasha gufatwa n'indwara z'amagufa. Hari indwara z'amagufa zituma amagufa amunga, osteoporose. Ikindi kandi vitamini ifasha kurinda diyabete ndetse n'amakanseri amwe n'amwe agiye atandukanye. Nanone kandi mu bihumyo usangamo ubutare bwa phosphore. Ubutare nabwo kandi bufasha umubiri guhorana imbaraga, guhora umuntu ufite imbaraga. Kandi nanone ibihumyo usanga bigizwe n'amazi ku kigero kigira muri 85%. Akaba ariyo mpamvu rero abantu babirya rwose bakwiye kubirya nta mpungenge yuko se hagira ikibazo batera, se wenda kubyibuha se. Kandi nanone umuntu uriye ibihumyo ahita yiyumvamo nk'umuntu uhaze, bityo rero bigatuma umuntu ataguma kuryagagura, kuko kuryagagura akenshi bituma ibiro by'umuntu byiyongera, wenda mu buryo atateganyije cyangwa se mu buryo atabipanze cyangwa se atanabyifuza. Rero ibihumyo birimo sodium nkeya cyane. Icyo kintu kikaba ari cyiza cyane, kubera ko iyo sodium ari nyinshi bituma habaho kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso. Kandi nanone ntabwo twakwirengagiza ko ibihumyo biraryoha rwose mu buryo bwabyo, bitavuze ngo washyizemo ibirungo, ngo wagize gute. Niyo wabiriraho, niyo utashyiramo n'umunyu, ibihumyo biraryoha ku mwimerere wabyo. Kandi nanone ibihumyo byongera ubudahangarwa bw'umubiri, kubera ko usangamo icyitwa selenium. Kandi nanone usangamo icyitwa leucothioneine. Ibi ngibi usanga bikora nka antioxidant, kuko zikenerwa cyane mu mubiri w'umuntu. Kuko mu byo zikora zifasha umubiri kongera ubudahangarwa no kurinda utunyangingo twa selile kwangirika. Kubera ko iyo tumaze kwangirika niho usanga harimo ibibazo byinshi, ugasanga harimo uburwayi bugiye butandukanye ndetse n'uburwayi bwa kanseri. Urumva yuko rero kurya ibihumyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ku magara y'umuntu. Urumva ko niyo ugenda urya ibihumyo urimo kugenda uhangana na kanseri, kandi bigatuma n'uyifite kanseri ari ntoya idakomeza gukora cyane. Kandi nanone iyi selenium iri mu bihumyo ifasha n'umutima gukora neza, kuko rwose abahanga mu by'ubuzima bagenda babigaragaza cyane. Kandi nanone akandi kantu utakibagirwa, ibihumyo bigabanya ibinure bibi biriya bya cholesterol mu maraso, kubera ko ibihumyo birimo icyo bita fibre. Izi zikaba zigira uruhare cyane mu kugabanya ibinure. Kandi ibihumyo rero burya ni byiza cyane ku ruhu rwacu, ndetse n'umusatsi nawo nabyo bifasha n'umusatsi kumererwa neza cyane. Nk'uko tuzi ko kurya imboga, imbuto se usanga bifasha umuntu kugira uruhu rwiza, ariko none ibihumyo byo birarenze, ni akarusho. Kuko rwose birimo intungamubiri nziza cyane ifasha uruhu rw'umuntu ndetse n'umusatsi kumererwa neza cyane. Kandi ikindi, ibihumyo nta sukari irimo nyinshi, n'akarimo ni gake. Ni nayo mpamvu ibihumyo biribwa n'abantu bose, n'urwaye diyabete arabirya rwose nta kibazo, atariho kwikanga ngo isukari wenda se irazamuka. Kandi nanone ibihumyo bikize kuri potassium. Kandi iyo potassium iri mu bihumyo ntabwo iri mu kigero cyo hejuru, iri mu kigero gikwiye kiri nomo, kidateje ikibazo mu buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu rero kurya ibihumyo rwose kubirya ni byiza cyane, kuko ibihumyo bifasha umubiri wacu kugubwa neza, bifasha umutima wacu kumererwa neza. Rero kurya ibihumyo rwose nagushishikariza kurya ibihumyo, kuko ni ingenzi ku magara y'umuntu. Rero umuntu wese wifuza ubuzima bwiza cyangwa se amagara mazima, ukwiye kwibaza ku kintu bita ibihumyo, ukwiye kurya ibihumyo, kubera ko ibihumyo ni ikiribwa cyangwa se ni ifunguro umuntu wese yagakwiye gukoresha mu buzima bwe. Kandi hari n'ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko byibura abagore barya ibihumyo byibura niyo yaba inshuro imwe ku munsi. Bigabanya ibyago byo kuba barwara kanseri y'ibere bijyanye n'abantu batarya ibihumyo. Kandi nanone mu bihumyo harimo vitamini B2.
iyi nayo igafasha mu bijyanye n'igogora, ituma igogora rigenda neza, kandi igafasha n'imitsi gukora neza, igatuma n'uruhu just rumera neza. Kandi rero nyine ibihumyo usanga harimo butare, fere, zinc, B5, vitamine K, vitamine B8. Gusa rero nanone ikindi kintu ukwiye kumenya, ibihumyo biri amoko agiye atandukanye. Ibihumyo hari ibihumyo biribwa, gusa hari n'ibihumyo ushobora kugenda ugasanga nko mu gasozi cyangwa se ahantu, ariko ibihumyo bikaba bitaribwa. Hari ibihumyo biribwa n'ibihumyo bitaribwa. Mu gihe rero ubonye nk'ibihumyo ahantu cyangwa se mu gasozi ariko ukaba utabizi, biragusaba ko utagikoraho, kuko hari ibyo usanga byica rwose, kubyo ucirigita kikwica ako kanya. Bisaba ko rero ibihumyo utazi, ibyo ubona utazi ntabwo wabikoresha, keretse ibihumyo uzi ko biribwa nibyo ubona wakoresha. Bityo rero ibihumyo ni byiza gukoresha ibihumyo usanga uzi ko biribwa. Kandi ikindi nanone, ibihumyo bifasha indwara yo kubura amaraso, kandi twabonye ko ari isoko nziza y'ubutare bwa fer. Kandi rero umubiri iyo uriye ibihumyo, umubiri ubasha gufata izo ntungamubiri zose, izo vitamini zose zirimo ku kigero cya 99%. Ibyo rero bigatuma umubiri wagubwa neza, ndetse ukagira n'isoro zitukura nyinshi mu maraso yawe. Bityo bigatuma umubiri ugubwa neza, urushaho gukora neza, umeze neza cyane. Rero kurya ibihumyo bituma uhorana calcium ihagije mu mubiri. Bityo rero bituma amagufa yawe akomera, bigatuma amagufa atavunguka, ndetse bigatuma amagufa yawe ahora akomeye. Kandi nanone ibihumyo birimo bifasha gusukura umubiri, kuko harimo za antioxidant. Nk'iyo umubiri urimo imyanda cyangwa se wuzuyemo imyanda, ibi bya free radical cyangwa se radical libre, ibi bituruka ku turemangingo tuba twangiritse, ntitubashe kubona ibisukura umubiri bihagije, aho n'indwara ya kanseri ziri, icyo gitera kanseri. Bityo rero hakazaho n'indwara zibasira umutima, indwara zibasira ubwonko, harimo n'iriya ndwara yo kwibagirwa. Rero iyo urya ibihumyo uba utandukanye n'izo ndwara. Izo ndwara ntaho zaguhera iyo urya ibihumyo. Kandi nanone ibihumyo byongera ubudahangarwa bw'umubiri. Kandi ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko kurya ibihumyo kenshi, kubirya rimwe cyangwa se kabiri mu cyumweru, bituma umubiri wawe ugira ubudahangarwa. Nk'uko twabonye haruguru, vitamine D ntabwo ikunda kuboneka mu bintu by'ibihingwa. Gusa ikintu gitangaje ni uko ibihumyo bifite vitamine D kandi ari ibihingwa. Urumva ko ni umwihariko ku kintu cya vitamine D ku bihumyo mu bihingwa. Nanone kandi ibihumyo bifite umwihariko mu kurinda kanseri y'ibere, ndetse na kanseri ya prostate ku bagabo, kubera nanone ibinyabitabire birimo byitwa beta-glucan, acide linoleique. Ibyo byombi byifitemo ubushobozi bwo kurinda ndetse no kurwanya kanseri. Urugero nk'iyi acide linoleique ifite ubushobozi bwo kurwanya ingaruka mbi z'umusemburo wa estrogene uri hejuru. Kugira uyu musemburo wa estrogene uri hejuru ni imwe mu mpamvu ituma habaho kanseri y'ibere, cyane cyane ku bagore bageze mu gihe cyo gucura. Kandi ikindi, irinda uturemangingo dushobora gutera kanseri ya prostate. Urugero nanone rwa cholesterol mu mubiri, ibihumyo bibigiramo uruhare rukomeye cyane, kuko harimo fibre na enzyme ziboneka mu bihumyo, akaba arizo zifasha umubiri kuringaniza urugero rwa cholesterol. Kandi nanone nk'uko tubona ko habaho stroke mbi na stroke nziza, iyo rero bitari ku rugero rukwiye bitera indwara z'umutima, n'udutsi duto dutwara amaraso, ari naho ujya wumva ashobora kuzura stroke, ndetse no guhagarara k'umutima. Rero mu by'ukuri ibihumyo ni byiza ku bantu bose, abato, abakuru, abageze mu zabukuru. Ibihumyo ni byiza ku magara y'umuntu uwo ari we wese.
urumva ko rero ibihumyo ni byiza cyane, ni ukuri ibihumyo ntagereranywa. Rero nshuti, ndagusaba rwose ukunda ubuzima bwiza wakoresha ibihumyo, wabigura se, wabihinga. Rero ibihumyo rwose ni ingenzi ku buzima bwacu. Kandi nkushimira wowe twabanye muri kano kanya turimo twumvira hamwe akamaro kafasha ubuzima bwacu bw'ibihumyo kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza. Mwibutsa ko rero iki ni ikiganiro wari ukurikiye kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV. Kano kabura agace k'ubuzima tukaba twarebeye hamwe akamaro ko kurya cyangwa se gukoresha ibihumyo. Kandi mwibutsa bishobora kuba ari bwo bwa mbere wenda urebye cyangwa se ufunguye cyangwa se wacinze video za YouTube channel Nibyo Gatanu TV. Icyo ngusaba kora like kuri video nimba yagushimishije, kandi nimba utari bwakora subscribe birumvikana akandi ko gahe wayikora, kandi se waduha comment munsi y'video ukatubwira ibintu wabonye. Kandi rwose nkushishikariza gukoresha cyangwa se kurya ibihumyo kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza. Rero icyo mwifuriza ni ubuzima buzima, amagara mazima, ni ubuzima bumeze neza cyane. Ndagushimira rero ko twabanye muri kino kiganiro. Nk'ubusanzwe ni Tom bagezaho ikiganiro isi dutuye, kandi uko kabari agace k'ubuzima. Ndagushimiye, mbifurije ibihe byiza bigengwa na nyiri ibihe. Salamu.